Okay, nkuko muzi n'umuhungu wanyu Ira, gusa muri aka kanya ngaruwe n'inkuru mbi ibabaje, gusa reka mfe kuyibabwira namwe mutari muyizi. Umutwe w'inkuru ugira uti umubyeyi wa Niyo Bosco yashyinguwe. Umubyeyi wa Niyo Bosco rero muramuzi, Niyo Bosco ni wa muhanzi wacu ufite ikibazo cyo kutabona, gusa ni umuhanzi mwiza, yakoze indirimbo nziza kandi zirakundwa zifasha n'urubyiruko. Gusa reka inkuru yacu ititangire gutya rero. Ingayabagana Augustin, umubyeyi wa Niyo Bosco uherutse kwitaba Imana kuwa 23 Mata 2025, yashyinguwe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 25 Mata 2025 mu irimbi rya Busanza. Ni umuhango witabiriwe n'abavandimwe ndetse n'inshuti z'umuryango w'uyu muhanzi uri mu bubatse izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda. Uyu muhango wabimburuwe no gufata umubiri wa nyakwigendera mu bitaro wari uruhukiyemo, hakurikiraho gusezera kuri nyakwigendera mu rugo iwe mbere y'uko umubiri we ujyanwa mu irimbi rya Busanza aho yashyinguwe. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga akoresha, Niyo Bosco yagize ati ukomeze kuruhukira mu mahoro mubyeyi, umunsi w'agahinda uba muremure kuruta umwaka w'ibyishimo. Umubyeyi wa Niyo Bosco yaherukaga kugaragara mu bijyanye n'imyidagaduro muri 2022 ubwo yari yaherekeje umuhungu we mu birori bya The Choice Award, aho yanegukanye icya Best Male Artist kiba icya mbere cye. Icyo gihe uyu mubyeyi yagaragaje ko yishimiye intambwe umuhungu we yarateye, ndetse abonera no gushimira buri umwe wagize uruhare mu gutuma agera aho yageze. Ni inkuru ibabaje, gusa nta kundi nyine, Imana mwakire mu bayo. Icyo ngusaba nta kindi, urakizi no gukora subscribe inkuru nk'izi ngizi zigiye zicicikana mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ukajya uzisanga kuri iyi channel, ukajya uhora uzibona aho ngaho kuri homes. Gifungura YouTube channel yawe ugatubonaho izi nkuru nk'izi ngizi ziryoheye amatwi. Okay, ndaje mbabwire n'ibyerekeranye n'umuhanzi bita Chris Easy.